Amarira y'Umugabo. Amarira. Burya koko ngo umugabo arigira yakibura agapfa. Ubundi ko Janvier mufasha gushaka urugo rwe nta gihembo twavuganye, kubundi azampemba iki? Ubundi wakikurira amayange nkigendera. Sike ni nako bigomba kugenda. Ariko rero ibi byose niwe wabitangiye. Urumva ni gute umbeshya wicara umbeshya ngo uri umukobwa kandi ufite umugabo? Sheri, mbura kose mbabarira. Amakosa yose ndayemera, mbabarira n'ukuri. Mbabarira ndabizi ko nakosheje, ariko impamvu ndagukunda rega Sheri. Nkunda? Yuza kuba nkunda se kuki wanze ko tugurisha inzu? Sinagusabye ngo tugurishe inzu urabyanga? Ese wibwira ko ubeshya umwana? Sheri, amakosa yose nakoze ndabyemera. Ariko rero nawe nuko nkunda cyane, niyo mpamvu nabeshye. Kandi reka nkubwire basi reka mbyemere. Inzu ndabyemeye tuzayigurisha. Sibyo? Ngaruka kumbiba nabi inzu tuzayigurisha. Ako n'ubundi turacyafite ikibazo rega. Uzi se ntago icyangombwa ari ngewe ugifite. Janvier n'ufite icyangombwa cy'inzu. Nose ni gute Janvier ari ugifite? Nge nazi ko ari ugifite. Nanjye naratunguye. Ejo bundi ni Pio wabimbwiye. Pio yaraje arambwira ngo mawe Jango uziko icyangombwa cy'inzu. Wari Janvier ugitunze. Ahubwo yambwiraga ko ashaka no kugihavuka. Okay, ibyo bindikira. Ubwo byemeye nta kibazo. Ubundi ikintu nshaka gusaba ni kimwe. Yagira umuntu numwe uri bubimenye, yaba mama wawe cyangwa undi wese. Naho ubundi Janvier uko byagenda kose ndakimukuraho. Umwana nta muntu rwose bibwiye Sheri. Meme, turafaka yavuye hangazanye impapuro ngo zo kugutumiza dore ziri mu byumba. Mama mbabarira cyane. Zihoreye sinyene kuzibona. Ngiye ibibazo biri hano nabirana. Reka. Vuze ngo iki mukobwa? Nabihazi. Meme, ni wowe cyangwa bakuroze? Wabaye iki? Mama, nafashe icyemezo. Ibibazo biri hano ndabyikemurira. Mwana wanjye, wabaye iki? Ntacyo. Ni wowe nzi cyangwa bakuroze? Urabikemura ute? Ugiye kwemera ujya imbere ya Janvier uci bugufi umusaba imbabazi. Avoka yavuze ko kugira ngo bikemuke neza ari gusaba imbabazi Janvier. Genda uzisabe rero. Mama, ngiye nsaba imbabazi Janvier. Nta mbabazi musaba. Nta mbabazi musaba namaze gufata icyemezo. Aho uzi n'ikindi, nawe ubu inama zose wangiraga rekeraho. Nushaka haguruka ugende, taha, subira mu rugo. Ibibazo biri hano byose ni nge ngenyine ngomba kubyikemurira. Taha mama, taha. Mwana wongere kaguhubuka gutyo. Ubu wizeye iki gituma ushobora kumbwira ngo ngende? Ngende gusiga muri ibi bibazo. Wizeye iki? Mama, taha rekera ngaho. Uze n'ikindi? Iki se? Wirukanye Bobo yanga kugenda. Wirukana uriya mukobwa yanga kugenda. Na kuriya mugore yanga kugenda. Nanjye cyose nyirukana ngo nge ntaho njya. Ibigiye kubera aha byose ndabikurikira. Ntaho njya. Pio. Ari gusakuza ariko ntunyumve. Pio! Yes mabukwe buja. Uburi kujyujurana abandi aho ngaho. Yetabye. Charanga aho nagaragaje. Wari wagiye kuva igihe cyose nagushakiye wari wagiye. Kwe buja nari ngiye gushaka amajyani n'isukari yari yashize. Muri uru rugo nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kwizera uretse jyewe. Nshingiye kuki? Ndashaka ko ari jye nawe dukorana iki se ubundi kutambwiye neza? Pio, ntabwo uri kudushakira icyangombwa? Nyina ariko sindakibona. Ndabizi. Noneho nukibona ntuzagire undi muntu gihereza, uzakigira hano bikanze. Nzaguha 200. Ahubwo niho nashakaga. Uri kumva iyo ngingo ubuteye 200. Uretse nayo 200 ukimara kukinshyira mu ntoki nzongeraho nandi. Uracyumvikanaho? Nkubwiye ngo iki? Ntugire? Ndimbibwire. Ntugire n'ubugira ute? Ndimbibwire. Wizera. Amaso yawe arebe gucyana cyane. Turumvikana?
bose ubacunge ujye ukomeza umuhereza amakuru. ubona mpereza iminsi yo 3 ubundi ukimbaza uraba wakizanye cyangwa genda banakizanye niba ndi bugikure mu mwobo niba ndi bugikure mu ijoro ariko icyambere cyo no kuri bukibone sibyo nawe 200 byawe byose nta kiguta yamaye yarutse sura mu turimo twawe gusa ukomeze ubacunge kandi ufunge umunwa. singe umuntu nize ceceka se ngo nawe nakuri Piyo garuka hano. urenga aho ngaho uvuze ngo iki? Uranjye ntabwo ndi mu bwoba kwizera. urambwiye ngo singira umuntu nize uretse njyewe uguhaye akazi k'amafaranga menshi njyewe ugomba kwizera. Turabyumvikana icyangombwa ukibona ugishyiraho. Sawa wowe wenyine none se Piyo ko nta makuru uheruka kuduha? aha yewe nta kintu nkimenya rwose singiye kukubeshya. ese ubushatse kuvuga ko hari umuntu waguketse ko turimo gukorana? oya ntawe ako n'undi ubona bangenda aho buri kanya ntawamenya. Neza ubwo urumva twakora iki tudafite amakuru ngo tumenye ibyo baba bateganya gukora? ewe gusa kimwe nuko nabonye avoka na mukecuru bari kumwe hano. Gahoda ubwo yarabazaniye nyine impapuro zibahamagaza mu rubanza. ugiye kujya mu manza se kandi? Yego cyane rwose kandi n'ibimenyetso byose ubu umaze kubyegeranya ku buryo nizeye ko rwose mu gihe gitoya ibintu bigiye guhita bisubira. ngiye kubikira tuno dusani ndaje ndabona ibintu biri kubera muri ubu rugo ntazi ibyo ari byo. Ntawe se ko na Bobo atakinyikoza ngo byibuze ngo menye yuko turi nari kumwe. Genda ndabona ngiye kubivamo nkigendera. Oya wirambirwa no kuvuga ngo mbere yuko njya muri byo ku rukiko natekereje ko manza kwegera Bobo tukabanza tukaganira nkumva niba yakwemera ntamana neza ko mwasohoka mukajyana. Ndarega nanjye sinkunda n'ibintu by'imanza rwose, nanjye sinkunda ibintu by'imanza. Iyo yes boss wumva nkubwire ndashaka mfite n'amafaranga tugiye kugwa wumva se nashaka umbwire amakuru ajyanye n'icyangombwa cy'iyi nzu cyo muri uru rugo urumva kandi unamfashe ukinshakira nuramuka ukibonye nge nzaguhemba bishimishije sibyo ni jambi ugifite nako yagihaye avoka arakimubikira nta nubwo ari we ukigifite yaragitanze. avoka se yakimuhaye gute? avoka abahe? ntabwo mbese hanyuma se noneho basi we jya umfasha ujya umenya amakuru yose aba muri ubu yewe nzajya nyakubaza urumva ujya umbwira ikintu cyose kiba muri ubu uzajya ukimbwira ko nkeneye amakuru yo muri ubu turumvikana. nta kibazo nzayambikubwira ahubwo se wamenye ko wenda kuburana vuba. ibyo byo ndabizi nyine nubwo batabimbwiye ni nayo mpamvu rero ngewe nkeneye icyo cyangombwa mbere yuko njya kuburana urumva ngewe bimfashemo nge nzaguheba turumvikana. reka mbe ngiye mu kazi. mwese narabavumbuye muri kwirukanka kuri iyi nzu nimureba nabi nzayitsindira. ko numva ari danje niko se mana ziri gupanga iki ubwo ngubwo? ya nyine umugore yemeye kugurisha ubundi tukigendera. Kugurisha? None se beti we noneho biragenda gute? kana n'umuswa ye namubwiye ko agomba kugenda arabyanga ubwo rero agomba kwirwariza. Papa hasondi ko bitari bona borohere n'ubundi nura mugabo wibuka neza ariko kuko cyangombwa ariho yanditseho. wavuze ngo iyo aba twakibonaga ahubwo naho kuba umugore yagurisha umugabo udahari ibyo ntacyo bivuze.
ese uri kuvuga ngo ibintu byo kukibona nese umugore ntabwo ari we ukibitse nyine niwe wari ugifite ariko byabaye gutya na Janvier barakibonye abagihaye ngo uwitwa avoka uwo avoka rero niwe ntazi ngo aherereye ko numva ari intambara noneho murabigenza guteze noneho niba wumva ari navuka ugifite muzakibona gute nyine urebye n'iryo hurizo ngewe ndimo ariko ko byagenda kose ni ugushakisha avoka aherereye ngewe nkamutuma abantu none twinjire mu rugo se nyine urwanya mwe ninjira mu rugo ibyo nabwiye ntabwo ubibonye utumye mukira inshuti yanjye utumye mbura amafaranga 200 wanyemereye utumye mbura ipapuro mbitse igihe kingana n'amezi ndakubwiye ngo siba ushaka kundushaka hinda wanjije uba ari jyewe nawe ninde ubabaye ni njyewe ubabaye kuko mbuzaho nariraga kiragwahitana nakwirukana noneho iyo niyo nyiturana amafaranga yanjye icyangombwa cy'ubutaka narimbitse ariko ubundi piyo bariya basore batumwe nande ubu ntabwo ari wowe ubundi uri uwo kwizerwa wowe uri uwo kwizerwa none se nkabatuma gute kandi twaba turi kumwe gute abantu baje bakatuniga abantu bakamfata bakaniga bakanjwigiriza harya njye bakunigaga njye bataniga nabwirwa n'iki se batumaga ndeba ko bari bamfunze umwuka njye rero ukuntu nabikeka ni uko ikira cyangwa umuntu ni abantu babatumye kandi abantu batuzi iyi ntabwo umuntu yaba avuye hanze piyo ese ubundi bawushaka nkubaza ni gute icyangombwa cy'inzu kigaruka kwa kundi urabona nk'amafaranga wenda bayajyanye bagiye nko kuyagira ute kuyarya none tuzajya kukibariza he ibyo byihore ntabwo ari cyo gutekerezaho aka kanya mfite ndi kwibaza ngiye gukora iki ndi kwibaza wowe uri umwizerwa wowe uri kwizerwa ni ukuri ko Imana nyizera kandi mfite agahinda kenshi mu mutima gute nkubwira aho duhurira ngo dupange diru abantu bagahita baza ku kanya bakatucekera bakatwambura ibyo dufite ntibakunige ntibagukomeretse ntibankomeretse ariko byibura wabonye ko nihuse akanya nakoresheje ntabwo nari kuba mvuganye n'abantu baza twakabirabira ubwo abonye amasegonda nakoresheje nawe bitekerezeho njye ntabwo nakorera iryo kosa rwose upanga nawe diru we piyo urampemukiye urambabaje niba amafaranga yose naguhesheje kugira ngo dukine diru ujye nawe none birangiye gutya koko ariko reka njye ntabwo birangiriye njye ntabwo birangira ndagishaka kandi kiragaruka cishwa ahangaha kwanza mfite injizwa se injira banza ugende ndakubwiye ngo injira ahangaha cyangwa ushaka gusubira inyuma ukajya kungambanira nanone nabwirwa n'ikikotero nga none se ko atari njye wabizanye uragira ngo ugire gute ko icyo nifuza ni kimwe fata uriya beti wateye inda mugende ntekereza ko ibibazo byose byaba binarangiye muvuyanga mukagenda ibyo ntabwo byapfa gushoboka kubera iki bitashoboka none se utekereza ko tugiye mu rukiko aribwo wakunguka none se nawe shira mu gaciro urumva byashoboka bite icya mbere cyo uriya mugore yabuze ibyangombwa by'inzu ye urumva rero nindamuka ngiye azakeka ko hari njyewe wabijyanye okay fine niba ari icyo kibazo bifite cyonyine cy'ibyangombwa ninjye ubifite ntabwo ari wowe ubifite ndaza kumubwira ko ari njye ubifite ibyo nta kibazo okay ni byiza rero kuba ari wowe ubifite kuko urumva njye ndumva ibyiza waba ubimaye noneho nkaza kubimwihera ubundi nkagenda neza utimbe mbiguhaye ntabwo nakwizera bobo ntabyo navuga rwose ubise kandi wibite gupfukama aho ngaho reka mubwize ukuri njyewe mukecuru yaranshutse icyangombwa nta gihari baragitwaye bagitwaye gute se sinjye wari ugifite sinari mbibitse njyewe narakibihereye nyine mukecuru warabinyibye urabibaha yanyemereye 200,000 umva yaramaze kumuhereza igipapuro mu gihe ndambura ngo ndebe ko yaba atambeshya ngiye kumva numva abantu baduturutse inyuma ibyo mufite byose hasi
ariko mama uretse gato byari ikintu nari kumva ntabwo ndi gusobanukira. None se undi muntu wari ukeneye icyangombwa ni Janvier, niba kivuye kwa Janvier rero piyo yakijyanye yaragiye kukiduha kandi ari njye wundi wari ugikeneye, ubwo undi muntu ntabwo byumvamo kandi undi muntu ukeneye icyo cyangombwa ni nde? menya ko uyu mukino urimo abantu benshi, nurangiza ushyira agapira hasi wirukana umwinjira. Akuransetsa iyo ukumbwira ngo wirukane umwinjira wagira ngo ni akantu gato cyangwa ndi buhite nkora akabigakunda cyangwa n'itungo ndi busohore. Erega nawe ni umuntu, ntabwo wahita umusohora ngo bikunde. Mimi njyewe ndambiwe gukina umukino utarangira. Njyewe ndananiwe rwose, ngiye kubigusigamo. Mama ihangana akanya gato, ihangane pe. Bobo nawe ntabwo ari mubi, turashakisha ukuntu tuganira nawe kandi birakemuka. Nukuri ihangane. Hako rero buriya boss sinzi ahantu shitani yaturutse rwose. Uriya mukecuru yaranshutse ngo arama amafaranga n'indangiza nkemuye. ariko nubwo muhemutse, nubwo wahemutse rwose sinazi ukuntu uriya mukecuru ashaka icyangombwa. ubundi rero icyo mutazi ni uko iki cyangombwa buri wese agishaka. None wowe iyo ataza kuba iyi nzu ntabwo uba waragiye ukajya gushaka undi mugore. Mugomba kumenya yuko buri wese muri iyi nzu kino cyangombwa aragishaka, ubundi mumenye ubwenge. Ibyo uvuga ni ukuri, ariko rero wagitwaye ni mushyashya kuko uriya mugabo nawe yari yakintumye. Rego uwagitwara wese ntacyo cyamumarira, kuko none se cyakumarira iki nta amazina ari hatarayawe? Bavuga yuko ingwe itari izi gufata ku gakanu, ahubwo yabyigishijwe. Iki cyangombwa umuntu wese wagifata ashobora kuba yajya kukisabisha inguzanyo kuri banki, cyangwa se akaba yanayigurisha iyi nzu. Ntabwo yabura icyo agikoresha. Ariko ibintu bigomba kurangirira mu rukiko. Niwaba agifite wese, icyo nzi cyo nuko urukiko rugomba kugira icyo bikora. Nese wakimaze iki n'ubundi amazina ari hatarayawe? Ariko buriya uzi ko nyiri ubutaka ari uwo icyangombwa cyanditseho, kandi ikindi n'uwakigura wese yahomba. Ako rero bose ntabwo nzi ko byagira aho ngaho pe. Uri kumva ikintu ngiye gukora, ngiye mbemereye, ngiye kugishaka hasi hejuru mpaka nkibona. Utishaka se uragikura hehe? Ngenza aho kiri. Kumana Sheri rifite se ko nta kintu mbwira. Ndashaka umukomisiyoneri. Komisiyoneri w'ikize? Utambwira ko atari wowe sokyo. Uri kumbwira ntabwo mbyumva, ari komisiyoneri w'ikize? Nimba ari ibyangombwa ngo byatwawe n'abantu tutazi. Sheri ntumbwire ko atari wowe batumye. Ako se ibintu uri kumbwira ni ibiki? Kira gihungu ngo ni piyo cyaje kiriza hano gisanga ndi kumwe na Janvier atubwira ngo cyangombwa ngo mukecuru ngo yakijyanye. So bundi yakijyanye wari wakimutumye? Oya ni ukuri. Nanjye mama yambwiye ko babasanganye birantungura. Ntacyo nigeze mutuma pe. Nta kintu twari twigeze tuvuga. Ubwo rero urumva biragenda gute? Ibyo byose byatewe na kira gihungu ngo ni piyo nyine. Piyo zugabije mate Sheri. None se ejo bundi twavuganye ko naramuka kinzaniye nzamuhemba. None umva ngo cyageze kwa nyoko. Mana yanjye. Gusa turamenya cyagiye kira cyangombwa. Njye nari nzi ko ari wowe wabatumye. Nta kundi nyine ngomba kureba uko nabigenza kikaboneka. Sheri no kurugira icyo ukora pe. Kuko ikintu ugomba kumenya cyo buri muntu wese muri uru rugo kira cyangombwa aragikeneye. Uko byaje. Turaba amaherezo yabyo nta kundi.